tumaze kubaka ibikorwa byinshi mu mateka yacu. Gusa kimwe mu kibazo cy'ingutu twibaza ni niba twebwe ubwacu n'isanzure hari umumaro dufite. Ni mpamvu ki twabayeho? Buri segonda ku isanzure rikura ryegereza imperuka, aho biteganyijwe ko mu myaka miliyari cyangwa trillion rizapfa. Ubwo twe kuba tubaho bimaze iki? Uyu munsi turaganira ku ngingo benshi muri twe bibaza. Turagaruka ku gisobanuro n'umumaro wacu nk'abantu mu isanzure, n'umumaro wo kuba isanzure ribayeho, niba twe hari n'uruhare tugira mu gukomeza kubaho kwaryo. Nitwa Berike Munyeshyaka, mbahaye ikaze. Tumaze gutera imbere mu buryo bugaragara cyane. Ni byinshi tumaze kubaka mu mateka ya muntu. Twavuye ku kwambara ibirenge, tuvumbura inkweto. Tuva ku kugenda n'amaguru, tugenda mu modoka. Twavuye ku kogoga ikirere cy'isi, ubu turi hafi no gutura ku yindi mibumbe. Twavuye ku kwicwa n'ibicurane, ubu dukora ibitangaza tukavura indwara zananiranye. Twavuye ku kuba muri nyakatsi, ubu twubatse imiturirwa. Isi twayigize nziza, nibyo. Ariko se muri ibi bikorwa byose bihindura amateka y'inyoko, ubundi ibi byose twakoze bimaze iki? Bimaze iki kuba dutuye mu isi? Bimaze iki kuba twarubatse imiturirwa? Bimaze iki kuba twaragiye ku kwezi tukaba turi hafi no kwimukira kuri Mars? Mu gusubiza iki kibazo twaremye Imana. Izi twazibonye mu kiganiro cy'ubushize. Izi zirimo personal God, universal God na God of simulation. Imana nayo uko twayumvaga birashoboka cyane ko byahindutse mu myaka 1000. Gusa kimwe mu kibazo cy'ingutu dusigaranye ni ukumenya niba hari ikisanzure rimaze. Muri make ni umumaro waryo. Purpose. It is the reason for which something was created or for which something exists. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni impamvu runaka, ikintu runaka kiba cyararemewe cyangwa kikaba kibaho kubera iyo mpamvu. Umumaro w'inzu ni ukugira ngo tuzituremo, ziturinde kunyagirwa no kuvirwa n'izuba, ariko zinaturinde inyamaswa. Niyo mpamvu twubatse amazu, kuko kera twabanaga n'inyamaswa mu mashyamba, tukaryama turi nk'abantu 10, tukabyuka turi 9 umwe zamutwaye. Umumaro w'imodoka ni ukugira ngo zidufashe mu bwikorezi no kutworohereza kugera ahantu kure mu kanya gato. Umumaro wazo si ukuziraramo, nubwo rimwe na rimwe dushobora kubikora kubw'impamvu runaka. Umumaro wa telefone ni ukutworohereza ihererekanyamakuru n'ubutumwa mu gihe gito gishoboka. Kera wasangaga dukora urugendo rw'icyumweru kirenga, umuntu avanye ubutumwa mu gace runaka abujyanye mu kandi, cyangwa ukohereza ibaruwa umuntu agategereza ukwezi iva ku cyicaro kugira ngo imugereho. Ubu byaroroshye, umuntu umuhamagara aho ari hose ku isi, ukamubwira icyo ushaka cyangwa ukamwohereza amakuru wifuza kumugezaho. Mu masegonda make akaba yamugezeho. Turebesheje ibidarubindi binini
mu isanzure ryacu iyo witegereje inyenyeri, imibumbe igaragiye izuba, ibibuye bizerera mu isanzure, buri munsi tuba dufite ibyago byo kugongwa nabyo. Ibyo byose biragoye cyane ko tubona umumaro wabyo mu buryo bworoshye, nk'uko naguhaye urugero ku modoka, telefone n'inzu. Birashoboka cyane ko isanzure ryaremwe ku bw'impamvu, gusa ibi bikaba birenze ubwenge bwacu cyane ku buryo bitugora kubisobanukirwa. Iteka iyo tuvuze umumaro w'isanzure, abahanga muri siyansi baguha ibisubizo bibiri. Akenshi tubona itsinda rya mbere, abizera ko isanzure rifite umumaro, rifite icyo ryaremewe. Benshi muri aba usanga bizera Imana. Bamwe bizera personal God, abandi bakizera universal God, Imana igena amategeko y'isanzure, ikaba yaranarihanze. Ibi kenshi usanga ari uko benshi muri iki cyiciro ari abanyamwuka, kandi koko nibyo. Nawe utekereje wakwibaza uti, Imana niba ariyo yaturemye, birumvikana ko ifite impamvu runaka yatumye iturema. Isanzure rifite umumaro n'impamvu ryabayeho, kuko ubuzima kuva ku ntangiriro yabwo, turebeye kuri buri kinyabuzima, usanga ubu buzima bwacyo bugengwa n'amategeko y'urusobe rw'ibinyabuzima, kugeza iki kinyabuzima runaka kigeze ku ndunduro. Dusubiye inyuma mu bihe byashize, ubwo ubuzima bwakomokaga ku mazi, kugeza bubaye ubwo tuzi uyu munsi, ibyo byose ntabwo ari uguhurirana gusanzwe. Iyo twitegereje isanzure, kuri atomu ntoya cyane irigize, kugera ku mibumbe igaragiye izuba, ugera muri za galaxy rutura, aya akaba amatsinda y'inyenyeri, ibi byose dusanga hari ikintu runaka bihuriyeho. Amategeko agenga isanzure niyo ayoboye ubuzima bwacu, ndetse n'amashimwe menshi tubikesha. Tekereza uyu munsi usimbutse mu kirere, isi igatakaza imbaraga za rukuruzi ukagwa mu busa. Wahinga ibihingwa bikaranduka mu butaka, amazi y'inyanja agatemba azamuka hejuru. Ni byinshi dufite byo gushima kuba hariho amategeko agena isanzure ryacu uyu munsi. Ntitwabivuga ngo tubirondore. Birashoboka ko mu mpera, wenda mu myaka miliyari uturutse none, tuzaba twaramaze kubona no gusobanukirwa impamvu isanzure ryabayeho, ndetse niba natwe tutarabona impamvu turiho, ni byiza kugenda twiha inshingano n'imimaro mito mito mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo ubu buzima bukomeze. Itsinda rya kabiri ryo ryizera ko isanzure tubona nta mumaro rifite. Impamvu ngo nuko nta nshingano z'agaciro runaka turifitemo. Twubwacu turi uturemwa duto cyane, dutuye ku mubumbe muto cyane. Uyu mubumbe ukaba uzenguruka inyenyeri muri galaxy runaka mu gice kimwe cy'isanzure. Ibi bikaba bisobanuye ko twe ntacyo tumaze, nta n'icyo dufasha isanzure. Kuko turiho cyangwa tutariho, nta kibazo byateza, dore ko twe twaje nyuma cyane y'ivuka ry'irisanzure.
isanzure rizakomeza kwaguka no kubaho uko riri uyu munsi n'iminsi izaza, twaba turiho cyangwa se tutariho. Twubwacu muri twe twifitemo imbaraga dukomora ku isanzure zidutunze kandi zituma ubuzima bukomeza kubaho nk'uko tububona uyu munsi. Gusa ku rundi ruhande tunafite izindi mbaraga zingana nk'izo nanone zihora zigerageza kutwica no kutwambura ubuzima. Buri munsi abantu bicwa n'impamvu twakwita iz'ubucucu cyangwa zidasobanutse. Nk'ubu ibaze ko hagati ya 2011 na 2021 mu Bwongereza abantu 74 bishwe no kugwirwa n'utumashini dukata ubwatsi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho nibura habarurwa ko buri mwaka abantu 25 bicwa no kugwirwa no coconut, n'urubuto runini ruba rungana nk'igihaza rwera ku biti birebire bishobora no gupima metero 30. Muri Australia ho hagati ya 2000 na 2013 abantu 72 bishwe n'ibitero bagabweho n'inyoni izo mu bwoko bwa magpie. Aha ntituvuze abantu 379 bapfuye bagerageza kwifotora amafoto twita selfie, yayandi abantu bifotora bireba muri telefone. Ibi bikaba byaratewe no kwifotorera ku nyubako ndende z'inzu cyangwa se mu nzira za gari ya moshi cyangwa se ahandi hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Aba bapfuye hagati ya 2008 na 2021. Kongera habicwa no kurya no kunywa ibitanyobwa n'ibitaribwa, abicwa no gukinisha inyamaswa z'ubumara n'ibindi bitandukanye. Izi mpamvu zose zitwambura ubuzima mu buryo twakwita budasobanutse, budafite shinge na rugero, butuma twebwe dufatwa nk'abadafite agaciro muri iri sanzure. Buri segonda isanzure ryacu rikura ryerekeza imperuka yaryo. Birashoboka cyane ko mu myaka miliyari 100 cyangwa se imyaka trillion turutse none, iri sanzure tubona rizapfa. Niba se ibi bizaba, ubwo kuba turiho bimaze iki? Isanzure ridafite umumaro ntirisobanuye ko ubuzima bwacu nta gaciro bufite, kuko nitwe turema tugashyiraho n'agaciro n'imimaro yacu. Gusa nanone ikibi byaba bisobanuye nuko twe ntacyo tumaze cyangwa se ikintu gifatika tumariye iri sanzure ku buryo tudahari ryahungabana. Isanzure rifite umumaro ryonyine riba mu iyobokamana. Ku banyedini benshi, amadini abaha inshingano zo gusenga no gukorera Imana, bakazatura mu ijuru ubundi bakabaho ubuziraherezo. Mu magambo yumvikana byoroshye, kwibaza niba kuba tubaho hari umumaro dufite cyangwa ntawo, ibi bishingiye ku magambo gusa kandi nayo adafite gihamya ifatika. Twe turi ibinyabuzima bito cyane biri kurwana no gushaka aho kuba n'imibereho muri iri sanzure, ndetse biracyatugora cyane kumenya ejo hazaza hacu. Gushaka icyo tumaze ubwacyo, ibi biri mu mumaro ubwabyo. Ubuzima buravuka, bukanapfa, bukongera bukavuka bundi bushya, gusa budaturutse aho bwarangiriye. Ibi bigakomeza kwisubiramo gutyo gutyo gutyo. Twifashishije siyansi biragoye kwemeza ko dufite umumaro cyangwa se ko ntawo. Siyansi yo yizera ubwihindurize.
idini ritubwira ko tuzajya mu ijuru cyangwa mu kuzimu bitewe n'ibikorwa twakoze tukiri bazima. Idini ryo rinaduha imimaro nyuma y'uko dupfuye. Ibi siyansi ikaba itabyemera habe na gato. Nubwo siyansi ari kenshi yagiye yerekana ingingo amadini amwe n'amwe abeshya, nanone twibuke ko siyansi hari ibibazo byinshi kugeza aka kanya itabasha kudusobanurira. Buri kintu kiriho akenshi umumaro wacyo uba ari umwe, nta mimaro iba myinshi. Ibi bisobanuye ko niba n'isanzure rifite umumaro, twe nta nshingano zikomeye dufite cyangwa umusanzu dutanga cyangwa uruhare tugira muri uwo mumaro. Ese koko nawe waba wibaza niba hari icyo tumaze mu isanzure, cyangwa ahubwo turi kurwana intambara y'amasiganwa adakenewe yo kurinda no kurokora inyokomuntu, kandi n'ubundi bizarangira ipfuye mu buryo bumwe umunsi umwe ahantu runaka mu yindi shusho. Ibi birashoboka cyane, cyangwa se tukaba turi kwibeshya. Niba nta mumaro dufite, ubwo ni inshingano zacu kuwushaka. Niba kandi turiho kuko dufite umumaro runaka n'inshingano, ni byiza ko tumenya umumaro n'inshingano zacu vuba na bwangu mu maguru mashya. Kugeza ubu amadini niyo yonyine ashobora gusubiza iki kibazo, akaduha igisubizo ntakuka gifatika. Amadini atubwira ko aha turi atari iwacu, turi aha nk'abashyitsi, ndetse ko kwa data ari mu ijuru. Gusa idini nta buryo bufatika ryatwereka ibi. Ariko nanone siyansi ntiyabasha kubivuguruza uyu munsi.